Alright, ndabasuje mwese bakunzi ba Star Galaxy TV, nizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu, igihugu cy'imisozi igihumbi, igihugu cyiza, igihugu kimeze neza mu mpande enye z'igihugu zose, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari iburasirazuba, abari burengerazuba, yewe abari mu mujyi wa Kigali, mwese mbaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Turi mu ntangiriro z'icyumweru, mbifurije kuzakira imigisha myinshi itandukanye ituruka ku Mana muri iki cyumweru tugiye kujyamo, yewe n'amafaranga menshi cyane kabisa, mbifurije kuzabona massive menshi. Rero iki cyumweru kuri iyi mihanda ntibyari byoroshye, dore ko amashow yarabaye kabisa kandi yarabaye menshi cyane. Uwitwa Prince hamwe na Iradukunda Elsa, abangaba murabazi, baramenyekanye, baravuzwe cyane mu bitangazamakuru, baravuzwe ewana. Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elsa ndetse na Prince ngira ngo nabantu bamenyekanye cyane, abantu ndakeka mwese mubazi. Guys, nitwa Kebrice umugwaneza, mbaye ikaze mwese nyine hano kuri Star Galaxy TV. Amakuru abari menshi cyane kabisa, rero mbaye ikaze mwese. So rero nyemerera nkwerekeze kuri iyi nkuru yaba bombi, yaba Ishimwe Diodone uzwi nka Prince ndetse na Iradukunda Elsa, dore ko ibintu biba byavuzwe ari byinshi cyane, amakuru bayavuzweho ari menshi cyane. Nyuma yuko Prince avuzweho ibintu byinshi, ariko nyuma akaza kujya mu murenge, akaza kugaragaza no guca amarenga yuko yaba agiye gushinga urugo ndetse n'uyu nguyu Miss Iradukunda Elsa. Ubu ngubu rero mu ijoro rishize amakuru amakuru ateye ubwoba, amakuru yasohotse, amakuru meza kuri abangaba, amakuru ngira ngo wakishimira kuba wumva. Mu ijoro ryashize nibwo hasohotse amafoto Miss Iradukunda mu byishimo byinshi. Mbega umukobwa wari wambaye neza, yagaragaye yambaye neza, afite ibyishimo byinshi. Cyabaye rero nta kindi nuko muri iri joro nyine habaye bridal shower cyangwa se gusezera ku bukobwa, aho Miss Rwanda nyine 2017 Iradukunda Elsa yakoze ibirori byo gusezera ku bukobwa. Izi nkuru zagiye zigarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye, bagaruka kuri izi nkuru. Ariko kuri uyu mugoroba nyine nibwo hasohotse amafoto Miss Iradukunda yari yakoze bridal shower, arimo asezera ku bukobwa, avuga uti bye bye, ntago nkiri umukobwa, ubu ngubu nyine ngiye kuba nsezerana imbere y'Imana mu gihe gito. Nyine ubwo ni imbere y'Imana mu rusengero, mu gihe gito kiri imbere nibwo bazaba basezerana, ubundi bakahita babana nk'umugore n'umugabo, dore ko gusezerana mu mategeko byo ibi byamaze kuba biba mu mezi yashize kabisa. Rero urukundo rw'aba ngaba rusa nk'urwabaye ibanga rikomeye cyane, dore ko Prince yavuzweho amakuru menshi cyane yo kwaka aba Miss batandukanye happiness, kugira ngo abishyire mu myanya itandukanye y'akazi, by'umwihariko ababaga bari guhatanira irushanwa rya Miss Rwanda mu myaka igiye itandukanye, akitwaza ububasha afite mu kuba nyine akabaka happiness. Ibyo ni byagiye bimuvugwaho, yewe dore ko yaranafunzwe. Ariko wakibaza uti byamenyekanye bite ko Prince akundana na Miss Iradukunda? Icyo gihe ntago byari byarigeze bivugwa, ariko hari utujeste Miss Iradukunda yakoraga tukaca amarenga yuko yaba ari mu rukundo n'uyu Prince. Nyemerera rero twinjiranemo neza muri iyi nkuru, dusesengure turebe neza, twifashisha ibitangazamakuru bitandukanye, dusesengure izi nkuru ewana, nyumvire nawe wumve ukuntu byari bimeze gatanu ku kanda. Uwitwa Iradukunda, icyabaye nuko mu gihe Prince yarakurikiranweho ibi byaha, Iradukunda ni umwe mu ba Miss bari bashyigikiye, banemeza yuko Prince arenganwa, ibi ngibi akurikiranweho atari byo. Byaje no kuba ukuri, binashimangirwa n'inzego z'ubutabera zemeje ko Prince ari umwere. Ibyo byose inzego z'ubutabera zagize Prince umwere, ariko na Miss Iradukunda yari yaramaze kuvuga ko Prince arengana. Ariko ni mu gihe hari abenshi bari bavuze ko Prince yabatse happiness kugira ngo abashyire mu myanya ikomeye y'uwo Miss. Icyubuye ibi ngibi ngira ngo mwarabimenye, iyi ni inkuru yamenyekanye cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, nuko Miss uheruka ari we Muheto Divine
watowe 2022 dore ko no mwaka wa 2023 batigeze batora Miss. Hari havutse saga yuko atigeze ahabwa imodoka nk'igihembo nyamukuru yari kuba ahabwa nk'umuntu wegukanye rino rushanwa, ariko biza nyine kuba byubura iyo saga. Prince Kid yewe aranafungwa, ari naho haturutse iyo saga yose. Ibi rero byose nubwo byabaye Prince Kid yakundanaga na Iradukunda, ariko babikora mu ibanga, nta muntu n'umwe wigeze abimenya, kereka ubwo nyine abatekereje kure bakibaza impamvu Iradukunda arimo ashyigikira Prince Kid kuri uru rwego. Nibo babashije kuba bagenda babimenya nabo gake gake, bari bafite amakuru ariko badahamya, badafite neza 100%. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze gukora bridal shower. Iradukunda yikoze mu ijoro ryashize, nyine arimo asezera ku bukobwa. Ku makuru rero dufite, amakuru atariho ivumbi, amakuru ukwiye kuba wamenya nuko bafite ubukwe nyine, ubwo no gusezerana imbere y'Imana, bakanasaba bakanashyingirwa, byose hamwe ubwo bazabitwarira hamwe, ubundi bakahita batangira urugendo rwo kubana nk'umugore n'umugabo, dore ko abangaba bavuye n'ubundi bamaze kuba basezerana imbere y'amategeko ku murenge wa Rusororo. Ngira ngo benshi murabizi iyo nkuru, mwarayumvise nyine, yabaye yo mu mezi yashize. So icyabaye rero, amwe mu makuru dufite nuko mu kwezi gutaha, ku kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo, abangaba aribwo bazaba basezerana imbere y'Imana, bagakora n'ibindi biro nyine bitandukanye birimo gukwa ndetse no gushyingirwa imbere y'Imana, byose aribwo bizaba biba. Benshi rero bakomeje kwibaza bati, ubundi Prince Kid na Iradukunda ko bamaze igihe bagiye mu murenge, urumva hashize amezi agera kuri 3 nimba 4, kubera iki batinze kubana? Gusa ku rundi ruhande hari bamwe bavuga ko urukundo rw'aba bombi kubera ukuntu bagiye barutwara gake gake, ariyo mpamvu bagiye batinda no kuba babana, ibintu byabo nyine bagiye babitwara gake gake. Ariko hari andi makuru dufite avuga ko Prince Kid yaba yongeye guhamagarwa n'uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, kubera ko nubwo yabaye umwere, abari bamukurikiranyweho ibi byaha cyangwa se abamushinjaga ibi byaha n'ubundi bongeye kuba bajurira, akaba azongera kwitaba uru rwego rw'ubugenzacyaha mu rukiko nyine nk'ibisanzwe, akaba azongera kwitaba ku itariki 15 z'ukwezi gutaha. Kandi kurani n'ukwezi bivugwa ko afitemo ubukwe. Ese bizagenda gute? Bizaba bimeze gute? Reka tubihange amaso twese, ikizahinduka cyangwa se amakuru yandi azaba tuzabahereza 5 kuri 5 kabisa uko bizaba biri. Rero nitwa Kebris umugwaneza, nyemerera duhure muri next videos hano kuri Star Galaxy TV. Ariko nyamuna ndakubwira yuko nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe uyikora, nyuma tujye tubana umunsi ku wundi kabisa. Nyemerera rero duhure muri next videos. Nitwa Kebris umugwaneza.